Becky, Karame. rero nshaka kumbwira inama. Nta kibazo yigisha. Nshaka kujya gusura umushinga wanjye. Muba se ndi mukundana? Yego. Gusa ikibazo nyine mubwibwira. Simukundana se? Genda ndumva kujya kumusura nta kibazo kirimo wagenda. Turakundana gusa se bibaye ngombwa ko turyamana. Ese ari ikibazo wamuha? Isuye. Ase Becky ni inama uri kumbwira. Sizo mvana ibyo bintu by'uburokore byawe. Nese ibyo ngibyo birenze birimo. Uri kunyusa ko Shuri ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye cyane. Ase urabizi ko mu rusengero twege tutabyemera. Ko? Ninde wakubwiye ko mutabyemerewe? Benda barabikora. Ujya se kubareba mu mutima? Njye nasezeranyije Imana yanjye ko ntazigera rwose umurongo w'icyo. Ego, Imana yawe se ufite Imana yawe ariko we abandi nta Mana yabo bafite. Ego. Ase utajya usenga. Icecekere. We nimba ukunda undi mwana ajya kumusura. Iyo nta kibazo kirimo. Nta kibazo wamusura ni ibintu bisanzwe yanagusaba ukanamuha. Yego kumana yanjye. Sijye wazajya ureka. Ibintu by'uburokore byawe na oya rwose ntabwo ari byo. Ubu nayinje kugisha inama none niyo nama ubwo ujya gusura undi mwana so wazajya ureka. Gentil, wihangane umunsi uze ko mu mwanya na Sheri. Sinzi kubona aho ngaho. Wa mukobwa se? Hari uyu munsi mbwa yavuze? Ariko se nkuba tuvugisha ukuri ubundi uriya mukobwa umanye imyaka ingahe muziranye koko ubu nibwo yibutse gusura tuvugishije ukuri? Wanyihangiye araza? Araza. Ngubwo nibyo nese ubundi nkuba ubundi uriya mukobwa uri undi mwari ubundi se ndetse ni ngombwa ko nza kuva hano nkagenda hose mwenyine nirumvirizwa nayo mbajije ubusa nabi none se ubundi buriya mwari mwabigerageza nawe mwara ntabwo turabigerageza ariko uyu munsi naza kwivuna umwanzi biri seri. buriya biri gukundera uyu munsi ntabwo ari bunzane ibintu by'uburokore. ubwo uraza kumbwira uko byagenze ariko yamwangiye mba nta biri bityo nta kibazo cyo pe wenda kuri ibintu bishobora kuza ari bo anyimye ariko ntabwo ari bumwifuza. oya nubwo yanakwibana byihanganira nawe kuriya mukobwa ngiye mba nta kibazo ariko humura simukundana se? Turakunda. Sumara imyaka nk'ibirira? 2 n'igice. Ngo ntari. Ngo nagare narebi wowe. Nanjye nazo cyo musaba sinze ko. Oya naza kuza ndambireye, sibyo? Nibwiza nanjye reka ndi umuntu mukuru. Nareba. Cyo baravuga, je muranga kujya kumusura. Mbese se uguhamagaye? Oui, chérie. Kugira vuba. Ndaje nangije kwambara nje kwitegura. Sawa. Ngira vuba ahubwo haguruka genda ndabona wanambaye nanubwo urajya kumaze gushaka intwaro y'umukristo. Irukanka mama pastor iruka. Sheri wanjye. Umeze gute? Ni karibu mu nzu. Umeze gute se? Sinari mukomboye. Siko duherukana muri video kwa Kamana. Kuba inzobe cyane Sheri. Waragihubikiwe uba keza. Igira ni sitasiyo so bashyizemo n'insamukuru. Yego. Siko mubona wumva ngo ubushagararo bazamutse. Oya ntabwo namutse. Ni njyewe n'ubundi. Nakomeze neza. Yego. Dufite utuntu twiza.
ese kutari kwemera ko mukora ubujeni? Imana ntabwo ibikunda. Imana ntabwo ibikunda. Irabikunda. Tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Yosefu Shiri turatisomanya. Ngiye ntabwo turatisomanya. zashingiye ko wahindutse. Oya ntabwo nahindutse. Ese n'igihe Shiri yawe. iki se sheri? Njya tuzabanze tubaye. Tuzabanze tubane maze bigenda bite? Ibindi byose tuzabikora twambaye. Ibyo ushaka Sheri amabizi nta kibazo tuzagiye twabana amabizi. Imana yaduhana. Yakubwiye ko iri buduhane? Oya ntabwo yaduhana. Reka Imana niyo ijya kubirema yari ibizi ko bizaba. Ntabwo ari ngombwa nyine ngo tujye kubana. Imana ntabwo ikunda. Ni iki idakunda se? Ngiye ndasenga. Niyo wasenze nanjye uransengera. Bivuze ngo ibintu byose twakora nta kibazo. Sibyo? Asengeje. Ese wanyumvise? Sheri. Shiri wubaye iki? Ntacyo. Tuzi ko ari umukunzi wawe. None se ubu ni ikihe kibazo? Urantinya? Nose reka mubwire. Reka tujye mu cyumba. Shiretse twajya mu cyumba. Oya, mu cyumba. Haranakonje cyane. Shiri aho bigana ndahabona. Kandi mu bigaragara Uwiteka yabikunda. Kandi sinjye nkenyine. Ngawe. Reka tujye mu cyumba ibyo ngibyo byo kubimbwira. Muri ubyumve neza ntitujya mu cyumba. Shiri nshobora no kujya gusenga ukabimanurira. Abantu bari guhanurira. Shiri abantu dusengana. Abantu musengana na buriya. Nabonye ari n'inshuti zawe. Ahubwo mbona. Shiri nzito wawe. Kandi ntawe uzayikora twakoze. Sigaye ngenda ndabona n'ubundi wakitahira nta kibazo. Shiri kurakaye. Oya. Imana yawe. Nuko Imana iba yabishatse. Yabishakiye. Yewe ndabona ibyiza ari uko ntabwo wigeze kwitahira ahubwo ufata imbere yawe. Ntabwo wigeze utaha. Cyangwa ntabwo wigeze utaha. Genda witahire kuko wabikweretse. Uraza gusura umuntu nta kintu mumariye si ubwo ngubwo ngibyo ngibyo. Ubwo urumva urukundo rwacu si ubu rwawe rwikwerekeza he? Twari tuzabana. Tuzabana ariko se umuntu atarabanje no kumvaho. None se ibyo ngibyo birakurakaye? Ntarakara. Ndi umugabo erega ngira emotion. Itahire oya itahire ujya gusenga. Urumva njye nabikubwiye. Njye ndi kuba mumaranye igihe kingana Imyaka 2 n'igice man. Imyaka 2 n'igice nta utaranamukoraho. Wallahi namusomye hano byo nabwo nabikoze uyu munsi. Ibaze kwaza na Bibiliya. Umusore wakatura umugabo muri iki gihe mukundana nk'ibikuta gusa. Ansura ni mushiki wanjye. Ku buryo atazangame maso. Nk'ibyo byose. Reka mare, sinama none ushaka kutegera. Reka ngo njye no gutamukata. Kubera ko uriya kuba nyine yabyanze manje kigaga ko umwana mwiza mandi. Wowe wenda wahitamo icyo ushaka.